Kuba umukobwa mukundana ni kimwe, ariko nanone hari ahantu ushobora kumukora bigatuma kwemerera ko mwakorana imibonano mpuzabitsina. Hari igihe uba ukeneye ko mukorana imibonano mpuzabitsina ariko ukabura aho muhera, ukabivuga akakwihakana cyangwa se akagushwishwiburiza, ariko hari ibice ushobora kumukora agahita aguha. Rimwe na rimwe uramwifuza pe, ukabura aho umuhera ukavuga bikanga, ariko nukora kuri bino bice bizatuma umukobwa aguha kandi buri gihe. Rimwe na rimwe iyo mubikoze rimwe yumva mwabikora kabiri bitewe n'uko watangiye aho wamukoze nyine nk'uko ngiye kubibabwira. Nta kindi usabwa wowe uyu munsi usibye gukanda subscribe niba utarayikanze, naho njye wategura kino kiganiro mbereka uburyo ki cyangwa se ahantu wakora umukobwa akaguha imibonano, mbese mukaba mwakorana imibonano mpuzabitsina. Nitwa Aime, uhawe ikaze. Mushobora kuba mukundanye umwaka umwe, 2, 3, 5, ariko ukaba utaragaragaza ukaba utaragaragaza ngo mukorane imibonano mpuzabitsina cyangwa se ngakwemerera umupuri nk'uko bivurwa. Rimwe na rimwe ugasanga wabuze uko unabimubwira. Ahantu hambere uzakora rero umukobwa agahita kwemerera ni ukumukora ku mutima. Hari igihe usanga umukobwa umubwira yego, ariko amagambo bamubwiye akaba atamukora ku mutima, cyangwa se n'uburyo ki we wabimusabyemo, uburyo ki wamubwiye, mbese ugasanga uburyo ki wamuterese ni kimwe mu bintu biri gutuma atakwemerera. Rimwe na rimwe rero igihe cyose wamukoze ku mutima ukamubwira amagambo, ushobora gutangira umuganiza umubwira uti ndagukunda, ukamwereka mbese uburyo ki umukunda. Hanyuma ugahita umubwira uti wowe ni igiki nyemeza ko nkunda. Rimwe na rimwe ugahita ukoresha turi ukavuga uti ngiye kugira nemere ko nkunda, nuko unyiha wowe ukanyiha. Aho ngaho ntabwo azanga, kuko azavuga uti aho kugira mwereke ko ntamukunda reka mbimuhe. Rimwe na rimwe rero ugasanga bitumye mukorana imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi cyangwa se ahandi hantu wakora umukobwa akaguha imibonano mpuzabitsina ni ukumukora mu biganza. Kumukora mu biganza ni ikintu gishobora gutuma agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, rero bigatuma mubasha kuba mwanoza icyo gikorwa, kuko ni igikorwa cyiza kuko gituma muhuza urugwiro, ukamenya ngo ese bigenda ute, cyangwa se ukanabimukorera neza ku buryo azajya ahora avuga uti ahubwo suri hehe ngo twongere twikorere bya bindi. Urebye ahandi hantu cyangwa se ibindi bice by'umubiri ushobora gukora bigatuma akwemerera ko mukorana imibonano mpuzabitsina, nuko wamukora ku mabere. Ku mabere ni kimwe mu bice bikunze kwifashishwa n'abakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwitwa mbese cyangwa se bimwe mu bintu bishobora gutuma agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Reka mbibaramburire neza, ese bigenda ute kugira ngo umuntu umukore ku mabere agire ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina? Urebye amabere cyangwa se ibere ni kimwe mu bice by'umubiri byumva cyane gukorwaho. Rimwe na rimwe gukorwaho mu buryo bushimishije bishobora gutuma ubwonko burekura umusemburo wa dopamine. Rero uyu musemburo ukaba ufasha umuntu mu gutuma yumva yishimye. Rimwe na rimwe iyo ari kumwe n'uwo nguru kumukoraho. Ibi cyangwa se ibyo bishobora kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bari hamwe cyangwa se ku bantu bari kumwe. Urebye ibindi bice ushobora kumukoraho bigatuma agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, rimwe na rimwe ni ukumukora ku duce tuzengurutse amabere cyangwa se imoko, ahandi ni ku ijosi, amatwi cyane cyane nyuma cyangwa se ku ruhande. Rimwe na rimwe aho ngaho naho hatuma umukobwa agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ni ukumusoma. Kumusoma nabyo bituma nanone ni ukumusoma cyane cyane ku minwa, ku mutama cyangwa se ku gahanga, bituma naho agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe umukobwa nyine agahita avuga uti ngwino tubikore. Ahandi kandi ushobora gukora ni ku mugongo, cyane cyane ku gice cyo hasi, mu nda cyangwa se ku nda hepfo, amabere, ku bibero, ku kibuno, amaboko n'intoki, cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.
cyane cyane noneho bikaba akarusho iyo umukoze ku myanya ndangagitsina ari nayo ikunze kugira ibyumvo byinshi kurusha ahandi, bigatuma umukobwa aguvuga uti ahangaha noneho ndemeye ngwino tubikore. Ariko ni ingenzi cyane kumenya ko si buri mukobwa wese wumva kimwe iyo akozwe kuri ibyo bice. Hari igihe usanga umukobwa umukora ku ibere ntibikunda ariko wamukora ku kibuno bigakunda. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga ubushake budaterwa no gukorwaho gusa, ahubwo ugasanga nanone biterwa n'urukundo, kwizerana, uko umuntu amerewe mu mutwe n'uko yumva muri uwo mwanya. Urebye n'ibindi bice ushobora kumukoraho ni ukumukora ku misatsi cyangwa se mu misatsi ukajya ukoramo buhoro buhoro. Ikindi kandi ushobora kumusoma ku gahanga, ku muhogo, kumuhobera. Noneho kumuhobera naho ushobora gutuma agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Aho ngaho nyine ni handi bavuga uti ukamugwatira, ukamufata bugwate. Ikindi kandi cyangwa se ibindi bintu ushobora gukora bigatuma umukobwa yemera ko muryamana ni ukumuganiriza mutuje. Nyaboneka kuganira musakuza ntabwo ari byo bishobora gutuma umukobwa avuga uti twabikora, ahubwo wowe ikintu ukora ni kumuganiriza mutuje. Bya bindi byo kuganira musakuza nk'aho uri kuganira n'umujama ukabigabanya ahubwo ukamuganiriza mu buryo butuje, bituma umukobwa agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ushobora kumukorera ni ukumwereka ko umukunda bya nyabyo. Umukobwa weretse ko umukunda bya nyabyo nawe aravuga uti kugira nange mwereke ko umukunda bya nyabyo ndamwiha wese. No handi usanga umubwira uti ese sheri urankunda, akavuga uti wamburanye iki. Aho ngaho bihita bijyana nyine, agahita avuga uti kuba namweretse ko umukunda bya nyabyo ibyo ngibyo birabaye, nawe agahita avuga uti ndaguha icyo nshakaho. Ikindi kandi ushobora kumukorera kigatuma umukobwa aguha imibonano mpuzabitsina hakiri kare ni ukumwereka filime z'urukozasoni. Filime z'urukozasoni ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umusore, umukobwa bose bagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo rero bikanoroshya uburyo ki abo bashaka gukora imibonano mpuzabitsina binakorwa vuba. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga nyine umuntu abikora ariko ugasanga mu buryo ki we yabikoze byatumye umukobwa amwima kandi umusore yari abishaka. Nge rero icyo mbagezaho ni ukubereka uburyo ki ibintu bishobora gukorwa neza. Rero ushobora kuba warabaswe no kuba ukora uburaya cyangwa se ukora iyi mibonano mpuzabitsina ariko reka manze nankwereke. Ese ko gusambana ari icyaha? Ese ko kuba nkubwiye ibi ngibi bishobora kuba byanagufasha? Ariko reka manze mbacishirijemo n'ijambo ry'Imana kuko ntabwo tuzahora mu byaha gusa, ahubwo kurikirana n'ibingibi. Iyo usomye mu Kuva igice cya 20 ugasoma ku murongo wa 14 haravuga uti ntugasambane. Iyo urebye mu gitabo cya mbere cyangwa se mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 6 umurongo wa 18 niho havuga ngo muhungu ubusambanyi, icyaha cyose umuntu akora kiba kiri hanze y'umubiri, ariko usambana aba akoreye icyaha umubiri we. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi uburiri bw'abashakanye ntibuhumanurwe, kuko ubusambanyi n'abenzi b'ingo Imana izabacira urubanza. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21 haravuga ngo Pawulo agaragaza ko ubusambanyi buri mu bikorwa kamere kandi ko ababikora badashobora kurangwa cyangwa se kuragwa ubwami. Iyo usomye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 27 kugeza kwa 28 haravuga ngo Yesu aravuga ati numvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njye ndababwira uti cyangwa se ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Iyo usomye mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 ugasoma ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5 naho haravuga uti icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu ngo mwirinde ubusambanyi. Wasoma mu Migani igice cya 6 umurongo wa 32 naho haravuga uti usambana n'umugore nta bwenge aba afite, ubikora aba
yirimbura ubwe. Iyo usomye mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 3 aravuga ngo ariko ubusambanyi n'ibihumanya byose kandi kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiye abera. Rero kuba ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gusambana, menya ko uba ukoze icyaha, kandi icyaha cy'ubusambanyi ni kimwe mu byaha bishobora kukugira imbata, kuko iyo ubikoze rimwe wumva wabikora ubwa kabiri, ukumva wabikora ubwa gatatu, ugasanga nyine wabaye imbata. Rero sinkwifuriza kuba imbata, ahubwo ndakwifuriza kuba umuntu mwiza. Njye nitwa Imenge wabagejeje kino kiganiro, ariko niba wanyuzwe wakanda subscribe, kandi niba utananyuzwe wanabyandika muri comment ukavuga uti iki kintu wavuze si cyo ahubwo uzagikosore. Nibyo nabateguriye, ariko wakoze kureba ino video. Imana iguhe umugisha.